kiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Uyu munsi turaganira kuri business zimaze kubona amamiliyoni mu baterankunga za miliyoni nyinshi cyane. So uyu munsi ikintu turuganiraho cyane ni ibijyanye turuganira kuri business imwe twavuze nge ntashobora gukora kubera imyumvire yanjye cyangwa imyemerere yanjye ariko ifite agaciro ka miliyoni n'amamiliyoni. None iyo business hari umuntu yatangiye muri Etazo ni atabona miliyoni 5 zo kugira bahise bameneramo aba investors. Turuze no kurana n'izindi muri Afrika zitandukanye zimaze kubona investors ari mu Rwanda ari no mu bindi bihugu bya Afrika. Ako kabisa twavuze ya Astro urayibuka? Astro Talk urayibuka? Icyane urukundo ni y'amamiliyoni n'amamiliyoni ntubyibuka? Ndayizi cyane. Hari company muri Etazo yatangiye yabiga yitwa Sanctuary World. Gukora exactement même chose urabibona do. Ndabibona ni bimwe neza. On demand astrologer yakoze app nkabo bahisaho na 7 million za funding miliyoni 5 bashizeho bahisaho na investisseur bashyamo miliyoni 5 z'amadolari ariko i projet wayikora reke nagira ngo nkumve kuko nzi ko ariko nibyo byiza imyemerere y'umuntu ugomba rimwe na rimwe kuyirinda. Nge nabonye amateka y'uriya musore washinze Astro Talk narasomye nsanga ntabwo ibintu bya astrology ntabwo abyemera uko Mike n'uyu nguyu nawe nuko ntabyo yemera gusa yarebye asanga bana imyumvire yabo ntabwo kuri Astro Talk ntibana ntabyo nemera ariko ngewe ndikiraro gihuza ababyemera n'ababitanga nicyo yavuze. So bahise babona kandi bibuke n'iriya yatangiye ari nto ariko itibona funding za miliyoni na miliyoni. Rero kubwira abantu ko ama ideas tubaha nuko tutayakoze harimo afatika urumva isibona funding ya miliyoni 5 z'amadolari nta nubwo irinze bajya gukora app igitekerezo gusa igitekerezo cyonyine bagitiye ntabwo ari icyabo nabo bagitiye. Wow. Hanyuma se twebwe dufitiye akahe kantu uyu munsi mbere yuko biradukundira ko tuza guselectinga abantu bacu uyu munsi twabikora uyu munsi rero ndagira ngo nkomeze kuko ndagira ngo tuganire ko yakondo avuga ati dufite ibitekerezo twabuze amafaranga dufite ibitekerezo twabuze amafaranga ikibura neza benshi mufite ibitekerezo yes ariko ntabwo muragerageza gushyira mu bikorwa kubera ko benshi ubwoba ikimwe ubwoba icya kabiri no kutagira plan. If the plan iri clear ubwoba bagabanuka sibyo ubwoba bwose rero bashobora gushyira mu bikorwa no gutayakorera izindi. Anyway iyi company tuganire kuri company zageze zibona ba investisseurs iyi noneho yo urayizi mu Rwanda ntabwo yizi Kasha ndayizi cyane Kasha urayizi mu Rwanda rwose icuruza produits z'abakobwa cyane ibikoresho by'isuku by'umwihariko rero miliyoni y'amadolari ya investissement mu minsi yashize. Dore ikintu cya Kasha nubwo ari produit nziza sibyo girira ishyari abantu bacu ishyaka abantu bacu nayo avuga ni gute abahinde biragatsindwa urabyumva ariko wabyumvise abafaransa no gukosora kwanyu ntazabakira muri Bwongereza apfa kuba yabyumvise arikomereza ariko umufaransa ni i n'akadomo na e na e na ndimo nka kafe nyinshi mpamvu no morale yose. So ikibazo ishyaka ngira abantu bacu bavuga ngo iki ibi bintu byose bisanzwe bihari ndetse twiye kwiganiraho ukuntu tubivugaho none wayishinze ninde ntago ari umuntu wacu umunyamahanga akazi wacu agatangira business akatabona funding ya miliyoni yamaze business yamaze no kujya no muri Kenya n'ahandi kandi kwicaye ariko bari rimwe na rimwe ntibivana n'uruhu ntabwo bivana n'uruhu none se ari ikintu wakora urumwirabura bakavuga bati it's okay ni byiza ariko nyine urakoze reka mbitemwereka rero urabizanye reka nkwereke sibyo company iyi ngiyi iri mu Rwanda urayizi Grosswheel ndayizi yabonye funding kandi mu Rwanda ndayizi iyi ngiyi ya ito Grosswheels nayo ni e-commerce hanyuma hari yitwa Munyax Eco nayo ndayizi y'ibintu bya energy renewable cyangwa renewable energy. Iyo rero na company muri Zimbabwe zombi Zambia nako babonye nabo funding right. So urabona ko rero nta funding yangahe ntabwo bivuga ariko icyo nazo ndeba nuko umwaka ushize muri Afrika habaye miliyoni 700 hafi miliyari ya funding muri company zo muri Afrika kuri startup 397 kandi byarazamutse kwa n'umwaka ubanza right. So urumva ko rero amafaranga ntabwo ari ikibazo ideas na execution n'ibyo bibazo clear plan ni clear watanye gushyira mu bikorwa umuntu akareba neza sibyo nk'izi nyinshi turimo kureba ntabwo zariguze amafaranga menshi. Hari n'indi yitwa Ampersand yo mu Rwanda nayo iherutse guhabwa miliyoni 3 z'amadolari. Ikora iki? Ikora ibijyanye na za moto zikoreshejwe amashanyarazi. Ahubwo ntabwo umuntu abatumira gute kugira ngo tuganirize mana.
kuko nicyo kizafasha n'abandi kumva ko bishoboka niba mudukurikiye please ari apasandi cyangwa izindi twavuzeho muzaze tuganire rwose muganirize abanyarwanda nta ni publicité tuzatokoreye ubuntu ariko returika ko abantu dukurikira bagiye icyo bigeraho so nicyo nshaka kugarukaho uyu munsi kugira ngo utangire kugira plan no gushyira mu bikorwa no kumva ko bishoboka sibyo birazina ko ntabwo ari abazungu ntabwo ari uruhu kandi azarayabonye tukiri aho ngaho naza ntekereza dufate nk'abantu 10 noneho tuzarebe muri bo abafite business zifatika zifite avenir kuko no kuvuga ngo umuntu afite business ngo tumushyemo amafaranga gutyo ntabwo twatwongereye value dushobora kubazana ahubwo dushobora gufata nka 10 noneho bakazaza bagapicinga aba followers abadukurikira bakatubwira abo dufatamo batatu nyuma gute cyaba ari igitekerezo cyiza cyane ariko bikanaba byiza reka bakanahugurwa uburyo bwo kunoza ya bindi byose tujya twigisha niyo umuntu yabaho umunsi umwe wo kubahugura noneho bakajya baza bagapicinga abantu bakanakurikira bakaba babaha amajwi yabo cyangwa amanota